arakorera ibihumbi 15 cyangwa arimo arakorera ibihumbi 10 memu niyo byagera muri 20 ayo mafaranga arayakoreye yavuye iwabo ari ku kazi agukorera imirimo myinshi utabasha kwikorera ariko ukajya kubona ukabona wa mukozi umugejeje mw'amezi 5 urangije y'amezi yibikiraga ngo aziteze imbere urayamwambuye. Hari n'abandi bahohoterwa mu miryango babamo ugasanga n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ariko arimo arahohoterwa, ugasanga n'umwana w'umuhungu ukibyiruka ariko ugasanga arimo arahohoterwa mu buryo butandukanye. Aba bantu turashaka kubakorera iki kiganiro cyangwa se iyi event mu rwego rwo kubabwira ko nubwo ari igiciro ariko tumenye ko ari igiciro mu rugo rwacu. Nibo bafite ubuzima bwacu, aba bakozi bo mu ngo bafite ubuzima bwacu, nibo batugaburira, nibo baturerera abana. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Igitabo cya 2 cy'Abami ibice 5 umurongo wa 3. Ubuyobozi bwa Inclusive Light Word Nursery School ku bufatanye na Family of Hope Ministries babateguriye igiterane kidasanzwe Uwagaciro Conference gifite intego igira iti Uwagaciro. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana, Pastor Alexis Sindayigaya, umuhanzi Atanazi, umuhanzi Ifi yawe ntawe uzayiroba, Claude Bigirihezo, Nelson Micyo ndetse n'abandi. Ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 6 2023 saa 8 ku cyicaro cy'ishuri Inclusive Light Word Nursery School. Imana y'amahoro ise umwami wacu Yesu Kristo ibane n'abakurikirana Izabisoza TV, umuyoboro w'isanamitima, umuyoboro w'ijambo ry'Imana, umuyoboro wo kumenya ukuri, umuyoboro wo kuzura umwuka wera. Nukuri dushimiye abantu bakoze subscribe kandi dushimiye abantu bakunda Izabisoza TV, ndetse n'akandi kantu ngiye kubabwira mugiye kujya mukunda muri iyi minsi kandi kiyongeyemo. Nakumvise mushomuraho neza. Muraho Emi, amahoro y'Imana nabane nawe kandi nuko bisanzwe iteka. Wubaha Imana uyihimbaze none n'iteka ryose n'isi zabone guhinduka ibirenze aho sinjya mbimenye. Nanjye ndabicurikiranyije ariko buriya bene wacu babaye muri Gatolika cyane baze kongeraho akandi. Yego nshimiye abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali na 6 y'abadiaspora. Nukuri muhabwe umugisha n'Imana, turabakunda cyane, tubifuriza ibyiza, twifuza ko mwagubwa neza. Niyo mpamvu Izabisoza TV ari umuyoboro wagutse muzasangamo inyigisho z'abakuze, usanga inyigisho z'abana, inyigisho abana bo turabakunda cyane, ni domaine niyo kids. Kandi tubwira abantu bafite abana bato bashaka kwiga muri maternelle. Impamvu mbivuze nuko Izabisoza TV burya munsi hari ni munsi cyane hejuru, ni hejuru yayo burya hariho ishuri ry'incuke ribikorera i Nyanza. Ugeze i Nyanza ushaka wagera i Nyanza harya ruguru ya Nobreza, yego n'ubundi na Karembure kuri ADPR. Aho hantu wahasanga ishuri ryiza cyane riguhera umwana indangagaciro za Kristo, hakiyongeraho na wisdom from God. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire, hari amakuru namenye ndi kugira ngo tuganire na hano yatumenyeshe tubimenye neza, ariko mbere yuko dutangira utangiye kubaza amakuru amenyerekana icare neza. Mbere yuko tuyatangira ndagusaba yuko mumanza musenga Imana noneho tubone gutangira. Murakoze cyane.
murakoze. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umwuka uduhaye wo guhumeka, kuko Yobu yaravuze ngo icyo nzi nuko umwuka mpumeka ari Uwiteka uwumpa. Nibwo buzima dufite, nuko iyo uduhaye umwuka uba ukiduhaye kurama, kandi turabigushimiye ko ari wowe ufite mu biganza imyuka y'ibifite umubiri byose. Tugushimiye umwanya uduhaye wo kuganira n'abadukurikiye kuri za bisohoza. Umugisha wawe nubane natwe, kandi ibyo ushaka reka bibe. Ibyo ushaka ko twumva, mwuka nabitwibutse, nabitwigishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none nabonye afishe, nibutse n'akandi kantu kamwe, aho bita gusenga turejuru. Ahantu ni umunara cyangwa se ni Google Meet dusengeraho mu gitondo na nimugoroba. Ni ukuri muzaze mwiyandikisha muri benshi, kugira ngo umubiri wa Kristo ukomeze ugire ibyo kurya biwuhagije. Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo musenge Imana, muhugurwe, kandi mugire ibihe byo gusenga bihoraho. Niba rero uri ahatandukanyeho kuri iyi si, nyaboneka iyandikishe ku munara bita Google Meet, usenga turejuru. Ni nayo ntego, gusenga turejuru niyo titire y'izina rya Google Meet, cyangwa ni gusenga everyday, gusenga turejuru, pray everyday mu Cyongereza. Kila siku bavuga kuomba kila siku, byose birumvikana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero impamvu nje mu kiganiro turi kumwe, kandi ubundi nakiraga umuntu ngahita nigendera, ni igiterane cy'abadufasha imirimo yo mu rugo, mu kinyarwanda cyiza kinonosoye, kirimo no kuzimiza, cyangwa se igiterane cy'abakozi bo mu ngo. Ni mwebwe mwagiteguye mushumba, ko nabonye ari mwe muri kuri afishe mugaragara cyane. Yego, nitwe twagiteguye, kandi ni igiterane ngarukamwaka. Ubu tugiye kugikora ku nshuro yacyo ya kabiri. Twagitangiye mu mwaka washize wa 2022. Yego, igiterane ngarukamwaka rero, ni igiterane cy'abadufasha imirimo yo mu rugo, cyangwa se abakozi bo mu ngo, nubwo wenda atari ryo jambo riryoshye cyane. Icyo giterane twagihaye insanganyamatsiko ivuga ngo Uwagaciro, cyangwa se Uw'igiciro, niko cyitwa. Biragoye ko nge boss narekura umwana wanjye umunsi wose atankoreye imirimo ngo agiye ahantu runaka kandi nzamuhemba. Kuri bamwe mufite ntaragera ku bindi byose, mwabiteguye mute ku buryo bizashoboka ko abakozi bo mu ngo cyangwa se abadufasha imirimo yo mu ngo mubasha kubakoresha igiterane kandi kikagenda neza mutabangamiye aba boss babo? Twabivuze kare kugira ngo ba nyir'ubwite kireba basaba impushya, kugira ngo bazaze bafite impushya. Ikindi cya kabiri, no kumva ari icyo giterane cy'aba bantu. Ushize byaradutangaje, abantu bagiye bahurura baza kureba ibyo bintu gusa, bafite amatsiko yo kwibaza ngo ku giterane ngo cy'abakozi bo mu ngo, bumva ari ibintu baza baje kubireba ariko baraza. Ikindi nibwira ko muri uyu mwaka bazaza ari benshi cyane. Ushize twakoranye n'abarenga 50, ariko ubu twateguriye abarenga 100, kuko nyuma yaho habonetse impinduka. Abo baje byagiriye umumaro ba shebuja na ba nyirabuja, kuko inyigisho bakuye aho zarabahinduye, zituma rero nabo ubwabo biyemeza kuzajya bagaruka. Ni inyungu rero, ni inyungu zabo babafite mu ngo,
bitwa ba shebuja cyangwa ba nyirabuja, uretse ko nabo ubu twabatumiye. Ubushize twari twahamagaye abo bafashe imirimo gusa, ariko ubu twahamagaye twabahamagaye bose kuko nabo tubafitiye message. Yego. Kuki utavuze ngo abakoresha bo mu ngo bazane n'abakozi babo, ariko titire ari iy'ababosi babo? Kuki wahisemo abakozi bo mu ngo? Mpamvu twahisemo abakozi bo mu ngo nuko mu biterane byagiye bibaho, ntabwo bo bigeze bapangirwa, naho ba bosi babihoramo, bahora mu ma event atandukanye, yewe bahora mu birori byinshi. Ubwo rero twebwe twari dukeneye abo batajya babona ibirori, nibo twifuzaga cyane kuzabana nabo muri biwe. Ngira ngo niba ntibeshye nta hantu higeze haba icyo giterane, niyo mpamvu n'abakuru baza na ba bosi babo baza bafite amatsiko yo kureba iby'ibyo biterane. Yes, impamvu rero tutahamagaye abakoresha nuko bari ibintu byabo basanganywe, duhitamo guhamagara rero abangaba ku mpamvu zaduteye gutekereza kuri bo, izo zatumye abari bo duhamagara. Bizabashobokera ko igiterane mu gikora bikagenda neza mushumba? Ngiye mfite amatsiko yego nanjye ubu kano kanya. Ubwo nawe ntuzahabure. Ntuzahabure. Kizatangira ryari, kirangire ryari, kizaba ryari? Kizaba ku itariki 25, ubwo ni ku cyumweru uhereye no munsi turi kwa gatatu, ni ku cyumweru. Kizaba ku isaha ya 8:00. Twagishyize 8:00 kuko mbere ya saa sita haba hari amateraniro mu ma eglise atandukanye, kandi abo twatumiye ntago twarebye itorero rimwe. Twebwe ni abanyarwanda, ntabwo twarobanuye idini. Upfa kuba wumva icyo giterane kikureba, idini usengeramo iryo ari ryo ryose. Twakinguye imiryango, twagishyize 8:00 kugira ngo tutagira abo tubangamira bifuza kukizamo bakaba bagiye mu ma eglise gusenga, cyangwa se n'abashebuja na ba nyirabuja bakaba bagiye mu materaniro, bigatuma rero batoroka bagati ngo ntabwo ari byiza. Twagishyize 8:00, tuzageza 12:00. Okay, ndumva ari ibintu byiza biteguye neza. Ibiterane nk'ibi bigira imbogamizi zigiye zitandukanye. Ibiterane byinshi, noneho nk'iki cyo mwariteguye bihagije pastor? Ntabwo cyane ari twe twiteguye, ahubwo Imana yagiteguriye muri twe, yo iriteguye. iriteguye. Imbogamizi zo ni nyinshi. Hari abo tuganira bakambwira nk'umushumba ushumbye itorero, kubera iki wahisemo gutegura igiterane cy'abakozi bo mu ngo? Nanjye nakabikubaza. Batubwo abonye ari byo byubahishije, bagatekereza ko bishobora no kuba bitesheje agaciro, ariko burya impamvu iba yabiteye niyo ibikomeye kuruta n'ibyavugwa byose. Iyo uzi icyo ushaka, iyo uzi impamvu ikujyanye muri icyo kintu, ntabwo ucika intege uko byagenda kose. Igiterane kizaba, kandi kizabera hariya i Karembure. Tuzubaka amatente ko nta sare twashatse, tuzashyira muri jaride dukora amatente hariya ku kibuga cy'urusengero rwa ADPR i Karembure. Yego. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane. Pastor, hari ibindi bikorwa wigeze ukora basi ku buryo wumva, kuko njyewe hari igihe njya ntekereza nk'umuntu ategura nk'ikintu ngahita nibaza, se uyu muntu yakoze yenda nk'akazi ko mu rugo, cyangwa ni wa mutima umuntu umubamo bitewe no kureba n'ijisho rireba kure.
ntabwo nigeze nkora akazi ko mu rugo ngo nkabemo mbigire. Ntabwo nabitinzemo cyane. Cyakoza ako nakoze ntikasaga n'ako mu rugo komuteri. Nkigera mu mujyi wa Kigali, umuntu twabanye hariya Sonatibe bita ku Gasharo, twabanye ari umucuruzi, nta kandi kazi nari mfite, urumva ubwo ninjye wasigara ntunganya ibyo turi buze gufungura. Ariko ntabwo nabikoraga nk'umukozi uzabihemberwa, ahubwo nabikoraga nko mu rwego rwo gushakisha, rwo kubona aho mbaye, kandi nkabaho neza, bigatuma nubaha Imana, nkajya gusenga uko mbishaka, ariko nanjye n'uturimo two mu rugo nkadukora. Ibyo byo ni ibisanzwe, ni nk'uko waba mu rugo iwanyu ukora imirimo yo mu rugo. Ariko bitewe n'uko nabaye umuyobozi kandi nagiye mbana n'ingeri zitandukanye, ubuzima bw'abakozi bo mu rugo ndabuzi cyane ko nanjye mbafite. Nayoboye urubyiruko imyaka myinshi nkiri umusore, noneho mva mu busore nahise nyobora itorero, ariko nkagira umugisha wo gusangwa n'abantu b'ingeri zose. Ikindi cya kabiri, hari ijambo nasomye riri muri Mateyo 18 murongo wa mbere ukamanuka. Ni amakuru, haranditse ngo icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara umwana muto, amuhagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ukomeje aha hasi naho hagenda hakomeza hamanuka havuga ayo makuru yari agamije, yari yerekeje ku kintu cyitwa guca bugufi. Abigishwa bo bari bicaye, ntabwo bari bazi mission ya Yesu cyane, bo bari bazi ko misiyo ya Yesu aje kugira ngo ahirike ingoma y'Abaroma, hanyuma abo ngabo yahamagaye, abo yatoranije bajye mu nzego z'ubuyobozi, hanyuma nabo bayobore. Ni nayo mpamvu hari umumama umwe yitwa Mariya, utari mama we ariko yaraje yazanye abana babiri b'abahungu, Yakobo na Yohana. Aramubwira ati, mwigisha, ataba abana nkuzaniye mu kiryango, ari bafitanye akantu k'agasano. Arababwira ati, aba bana nkuzaniye, umwe azicara iburyo bwawe, undi azicara ibumoso bwawe. Noneho ubwo yarabasabiye ubwami, rega yarabasabiye ubuministiri. Yes, atuzatumenye ni twene wanyu. Noneho Yesu aramubaza ngo, none se igikombe nzanyweraho biteguye kukinyweraho? Mu myumvire y'uwo n'undi wese wabyumva, yumvaga ko igikombe umwami anyweraho hari igikombe cyiza, ni nacyo yashakaga. Burya yashakaga cyubahiro, yashaka ko abana be bazaba abantu b'abanyacyubahiro bakanabaho neza. Arangije aramubwira ati, ibyo ni ukuri rwose bazakinywereho, ahubwo nicyo, ni nkawe yakavuze ati, ahubwo nicyo nashakaga. Yesu arangije aramubwira ati, ibyo kwicara iburyo n'ibumoso ntabwo ari njye ubigaba, ni data wenyine ubigaba. Aravuga ati, ariko birashoboka ko igikombe cyo bazakinyweraho. Icyo yaravuze igikombe cy'imibabaro, kuko nyuma uwemeye mbere ko azakinyweraho niwe wapfuye mbere, niwe wishwe mbere. Noneho ahangaha ntabwo bari bazi misiyo ya Yesu, bari bazi ko nabo bazabona ubwami. Niyo mpamvu bicaye hano kuri iki gice tuzaba mukuru, ko babonaga ko igihe kirimo gisatira cyo kugira ngo yime ingoma, ndetse muri ibyo bihe nibyo yendaga kujya Yerusalemu. Noneho bakibaza ko nagiye Yerusalemu azahita atangaza, azahita adekarara leta, agashyiraho ingoma, agahirika ingoma y'Abaroma. Akimara kuvuga gutyo bagitekereza ko azajyayo, batangira kwigabanya imyanya. Baravuga bati, ko ninde uzaba mukuru?
ubwo azima ingoma ninde uzaba mukuru? Petero kuko ari we wavugaga mbere yumvaga ari we uzaba mukuru. Yohana nawe kuko yakundwaga cyane, Bibiliya iravuga ngo ni umwigishwa Yesu yakundaga, yabaga mu gituza cye. Yohana bahita badekarara ko ari we uzaba mukuru. Nyuma y'ibyo n'abandi bagenda baza, unabihuje n'ibya Natanayeli yari kuvuga ati ninjye uzaba mukuru, mwebwe yababonyemo indyarya, aravuze ati mbonye umwisirayeli nyakuri utagira uburyarya. Bakiri muri icyo kiganiro cy'uzaba mukuru, bahita bavuga bati reka tumubaze dushira amashira kinyoma. Bamubajije akora iki kimenyetso kidasanzwe, afata umwana mutoya utarabarwaga mu Bisiraheli kuko abana n'abagore ntabwo babarwaga, afata ibiri inyuma y'akitso, arangije araterura arababwira ngo uzaca bugufi nk'uyu mwana muto niwe uzaba mukuru mu bwami. Birabacanga, ariko yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ikintu cyo guca bugufi mu bwami. Prinsipe yo mu bwami, kwicisha bugufi egare gushyirwa hejuru, kwishyira hejuru egare kwicisha bugufi. Mu bijyanye n'ubu bwami, yes, kwishyira hejuru iyo wishyize hejuru uba uri mu manuka muri prinsipe y'ubwami. Urumva? Ariko iyo wazamutse neza ukagenda uzamukira ku ma esikariye, birakorohera niyo ugeze hejuru ukamanuka uko wazamutse. Ariko hari igihe umuntu akazamuka ariko adafite ibyo yuririyeho, adateguye aho yamanukira bibaye ngombwa, uwo nguwo igihe cyo kumanuka iyo kigeze aribarangura yikubita hasi. Kuri iri hame ni naryo nagendeyeho. Usanga tubana n'abari hejuru, no mu rusengero njya mbibona. Iyo dusoje amateraniro, ahobera uwo bigana muri Yerika, uwo bigana muri Universite ya Kigali, uwo bakorana muri minisiteri runaka, uwo baririmbana. Iyo turimo dusohoka mu nsengero njya mfata umwanya wo kubireba. Umuntu ahobera uwo banganya agaciro, bafite aho bahuriye. Hanyuma umuboyi nawe umukozi wo mu rugo nawe ahobera umukozi wo mu rugo. Bahurira ku isoko cyangwa bahura baherekeje umwana ku ishuri, ugasanga undi ahobeye uwo baririmbana. Ndimo nsenga nibwo iri yerekwa ryaje ryo kubana n'abaciriritse. Byari birebire, kubana n'abadafite ababageraho. Ni naho nafatiye umwanzuro wo gusurana, nubwo nari umuyobozi, ariko ntabwo ari kenshi nahaga umwanya kuvuga ngo ngiye gusura abakristo. Bajyaho kubona ukabona dufite imirimo myinshi muri ofisi, dufite imirimo myinshi igaragara, ariko nitwibuke n'umurimo wo gusurana, wo gusura abakristo. Niyo twasuraga, wasuraga nyine uri ku rwego rwo gusurwa n'umushumba. Ku buryo bigera nimugoroba bwije bakaguherekeza. Hari ukuntu baherekeza abakire, Imana ijye ibaha umugisha. Urasezera, wasezera ukajya ukabona muri parikingi baraguherekeje, bakaguherekeza bakakugeza hafi yo mu rugo. Imana ijye ibaha umugisha ba nyakubahwa. Umunsi umwe maze gusomera ijambo ryo kubana ryo guca bugufi ukagera ku bantu bagukeneye, aho gusura abaguha icyo cyayi cya nido, aho gusura baguha coca cappuccino, agakawa nkunda agakunda cyane, ariko mba numva nako kagiye kuzagira imbaraga nyinshi kuri njye, ubanza ngiye kukareka. Ibintu bigiye kumbata ndabirekura.
yes ariko ndagakunda ndacyakanywa. Hari abantu bakeneye ko bagerera mu rugo, muyobozi mushumba, hari abantu bakubona bakanezerwa, bakanezezwa nuko hageze. Ndabyibuka nigeze gusura umubyeyi umwe yari umukene pe, yego yari umubyeyi uciriritse mu rusengero, nuko njya kumusura mu rugo. Ye kumusura mu rugo aranezerwa, ariko agira n'ikibazo kuko yabuze aho anyicaza. Nta ntebe yari afite, arangije azana ibikombe cyane do tukicaraho, acana inkwa, ntekera agacyayi ka mukaru karimo umucyayi. Iba hari umunsi nanezerewe n'uwo tumwa ku gacyayi ka mukaru karimo umucyayi katarimo isukari. Turanezerwa, ariko anezezwa nuko hari umukozi w'Imana, hari umupasitoro wamugereye mu rugo. Ibindi byakurikiyeho nibirebire sinabibabwira, ariko byagenze neza. Tugaruke kuri cya giterane twari turimo, navuze byinshi. Yego. Waruvuze aho naje gutekereza, hari n'ibindi bintu naje kwibuka. Hari nk'igikorwa nanjye icyo gihe nari mpari dusangira n'abana bo mu muhanda. Hari n'ahandi hantu muri covid nigeze kubona bagiye kwambika batishoboye ibitenge, uranabahingira. Ibyo byavuye mu iyerekwa cyangwa byavuye mu mutima uca bugufi mushumba? Ni principe kandi ni n'ibintu bihesha umugisha. Icyo cyo gusangira n'abana bo mu muhanda, nari ndimo nkusanya imirimo y'Imana, turimo dusoza umwaka. Ndangije nibuka ko nubwo barimo baduha message zivuga ngo Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, zari nyinshi, hari harimo utuntu twinshi. Nuko ndangije nibuka ko nubwo turimo twakira izo message, nk'umushumba nakiriye nyinshi, kandi nibyo koko abakristo nyoboye banyifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, byari biryoshye. Ariko ndangije nibuka ko hari abantu batari kubwirwa Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Abo baba mu muhanda, abo barara mu ikaniro, abo barya bagiye gushaka imisigi ahandi hantu. Ndavuga ngo turimo twizihiza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, aba bantu bo iyi Noheli bazahirya bate? Birumvikana bari kubona imisigi myiza kuko abakire bazaba barigwa ko cyane n'ibiryo biryoshye. Ariko numva umutima wanjye icyo nakwitura Imana. Muri iyo minsi nari mvuye muri Isiraheli, Imana inkoreye igitangaza, ikoresheje umuntu andihira miliyoni zigera muri 2,100. Njya muri Isiraheli nta mafaranga menshi ntanze, ari neza y'uwo muntu. Ngarutse nibajije ko ntigeze mbitekereza, ntigeze nabirota mu nzozi, mpita nibaza icyo nakorera Imana. Umutima wanjye tunyerekeza mu kugirira neza uwo uciye bugufi. Nibwo nabwiye umuryango wanjye, dukorana akanama madamu n'abana, ndababwira ngo Noheli yacu twari kuzizihiza, reka tuzayisangire n'abana bo mu muhanda badafite ubafasha. Mpita ngenda negera abayobozi mu kagari ka Nyanza ho mu murenge wa Gatenga, ndabibasaba. Barangije banyemerera kubanshakira, dukorera umunsi mukuru hahandi twari kumwe, turasangira tugubwa neza. Numva umutima wanjye kunezerewe. Icyo gihe Imana yambwiye amagambo akomeye. Nyuma yaho numva mbigiremo umugisha. Nicyo cyabiteye, nicyo cyabiteye. Naho icyo cyo kujya guhingira abantu, cyo cyabaye nyuma ya covid bwa mbere guma mu rugo ya mbere irangiye. Nari nayigiriye ubwoba kuko tujya kwinjira muri guma mu rugo, hari umukristo sinzamwibagirwa, umudiyakoni w'ahantu, yarambwiye ngo akabatunzwe n'ibya 10 n'amaturo karashobotse. Yarambwiye ngo murajyahe uko abatunzwe n'ibya 10 n'amaturo gashobotse, kuko numva karashobotse. Ariko mu gihe turi muri guma mu rugo, Imana igomorora imigisha myinshi. Ndashimira Imana ko yaduhamagaye. Hari umushumba umwe wajyaga atubwira ngo Imana yaraduhamagaye. Icyo gihe nibwo nongeye kubona ko Imana yaduhamagaye, kandi uwo yahamagaye iramushyigikira. Imana yaratugaburiye kuva nabaho, kuva nubaka urugo. Nibwo bwa mbere twabayeho dufite stoke nini mu rugo,
ni nabwo bwa mbere twari dufite amafaranga asaguka. Guma mu rugo twayisoje mfite ibihumbi bigera muri 370. Aho ngaho ndimo nyisohokamo, twari tutaranayisohokamo neza, nibwo nibajije icyo nakorera Imana. Ndagenda mbona ko icyo nakora ntigeze nkora, sinigeze mpinga. Ndamanuka njya ahantu bita Nyarurama, nshaka abakecuru badashoboye kuko bafite imirima, nemera kubagurira imbuto, nemera no kubashakira abakozi babaha imibyizi, ariko numva ntanyurwa nanjye ntakunje ipantaro ngo njye mu murima mpinge. Ibyo nabikoze burya umuntu aba afite uko yaganiriye n'Imana. Nabikoze mu rwego rwo kubwira Imana ngo Mana ndarokonesa ko wangaburiye, nanjye ndifuza kugaburira abandi. Ndarokonesa ko wanyambitse, nanjye ndifuza kwambika abandi. Icyo nicyo cyabiteye. Hamwe n'ibyo wagiye ubona Imana yagiye gukorera n'ibyo yagiye gukoresha, mu byiza wagiye ukorera abantu bari hanyuma y'abandi, niki wabwira uza gukurikirana n'ugukurikirana n'uri gukurikira kino kiganiro kano kanya, dusoza unasenga Imana? Ibyo urabivuga yifashije mikoro mushumba. Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu, reka nkivuge gutya, ndakivuga muri iri jambo, nagira ngo mbabwire ngo ineza ntipfa. Nongere mbisubire mu bugira kabiri, mbabwire ngo ineza ntipfa. Nababwira ngo mubibi neza, kandi hari abantu bayikeneye. Barahari cyane, hari abantu bakeneye iyo neza. Muri iyo neza harimo imigisha myinshi umuntu atabara. Dutekereza gukora iki giterane cy'abakozi bo mu ngo. Iyi ntego twari dufite yo si niyo kugira neza cyane, ahubwo yari intego yo kubaka imiryango cyangwa yo kubaka sosiyete nyarwanda. Kuko aba bakozi bo mu ngo bari mu ngo zacu, abo twise Abagaciro, badufitiye umumaro koko. Ariko kandi nubwo badufitiye umumaro, bitewe n'ibyo babona muri iyi miryango babayemo, bitewe n'ingorane bagirira muri iyi miryango barimo, aho ujya kubona ukabona umukozi yatetse ibiryo, ariko ukajya kubona ukabona ibyo ariyeho ntabwo ari byo ba nyirabuja bariyeho. Ukajya kubona ukabona umukozi arimo arifuza inyama, arimo arakumbura inyama kandi aziteka, ariko ugasanga hari ukuntu bigenda. Abo ni abantu gito, ntabwo bana n'umuco nyarwanda ntubyemera. Hari abamburwa imishahara yabo, ugasanga umukozi arakorera 15,000 cyangwa arimo arakorera 10,000, memu niyo byagera muri 20. Ayo mafaranga arayakoreye, yavuye iwabo, ari ku kazi, agukorera imirimo myinshi utabasha kwikorera, ariko ukajya kubona ukabona wa mukozi umugejejemo amezi 5, urangije y'amezi yibikiraga ngo aziteze imbere, urayamwambuye. Hari n'abandi bahohoterwa mu miryango babamo, ugasanga n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ariko arimo arahohoterwa, ugasanga n'umwana w'umuhungu ukibyiruka ariko ugasanga arimo arahohoterwa mu buryo butandukanye. Aba bantu turashaka kubakorera iki kiganiro cyangwa se iyi event mu rwego rwo kubabwira ko nubwo ari ab'igiciro, ariko tumenye ko ari ab'igiciro mu rugo rwacu. Nibo bafite ubuzima bwacu. Aba bakozi bo mu ngo bafite ubuzima bwacu, nibo batugaburira, nibo baturerera abana. Iyi mico batoza abana, iyo babyitura b'abana basigaranye nabo, iyo babarera batishimye, bigira ingaruka kuri sosiyete nyarwanda. Ikindi cya kabiri, si n'ibyo gusa, aba bantu reka no kubavugaho byinshi. Nubwo nabo tubakorera ibyo, ariko dukeneye no kubabwira ko ari ab'igiciro, bakwiye kugira umumaro. Hari inkuru twasomye mu gitabo cy'Abami cya 2 ibice 5, hari amakuru y'umwana w'umukobwa wakoraga kwa Namani. Uyu mwana wakoraga kwa Namani
niwe wagiriye umumaro cyane Namani, ko yaravuze ngo iyaba databuja yaramenye ko muri Isiraheli hari umuhanuzi yamusanga akamukiza ibibembe. Yagiriye neza shebuja aragenda akira ibibembe. Bakozi bo mu ngo, ni mwebwe mukwiye kugira icyo mukora muri izo ngo. Yosefu yabaye uw'umumaro mu rugo yakozemo. Turabasaba kugira ngo muba umumaro, mugire indangagaciro zituma abo mukorera, abo mubana mu rugo babifuza, kandi n'Imana nayo izabaho umugisha. Twifuza ko hagati y'abantu n'Imana mwaba b'umumaro. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge, turasengera iki giterane dufite ku cyumweru. Ni igiterane twifuza ko cyazagira umumaro, kikagirira umumaro aba bakozi bazaba baturi imbere, ijambo rizavuga rikazabagirira umumaro, ndetse n'abakoresha nabo, kuko iri koranabuhanga ryo rizagera kuri byinshi, rizagera henshi. Twifuza ko na ba bosi mwumva ibi biganiro namwe bizabagirira umumaro, mukamenya ko abo bantu Imana yaguhaye niyo yabimye, kandi igihe kibika umuntu mu gihe kimurindirije igihe. Umenye ko iyo yatumye umukoresha nayo ishobora kuzamugira undi wundi. Umukozi nakoresheje muri 2002, muri 2007, umukozi nakoresheje 2007 ajya anyuraho atwara imodoka akahagarara ati reka nguhere ifuti bosi. Urumva, ariko buraze siwe bosi kuko ari utwara imodoka agenda ari nayigura. Buri wese Imana ifite uko irimo imutegura, uwo ngubona uciye bugufi Imana imufiteho umugambi, nubwo igihe cye kitaragera ariko kizagera. Reka dusenge tubasengere, tubibutse ko wifuza gushyigikira ibi bikorwa ko ari igikorwa ngarukamwaka. Imana yabiguhera umugisha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko ari we wabishimye ukabyemera ko tuba tugifite amagara mazima. Turasabye kugira ngo dushyigikire muri ibi bikorwa, kandi uduhe kubibi neza, dushoboze kubibi neza, kuko ineza ntipfa, uretse ko n'inabi idapfa, ariko ineza cyane nubwo tutayiturwa aka kanya ndabizi ko ijya igaruka. Icyo cyatumye Mefibosheti yabonye ineza, asoroma ineza ya Yonatani mu gihe atarakiriho. Urakoze bana, natwe izi gahunda zose tuzikuragije imbere, gusa utwigishe kubibi neza. Turabisabye mu izina rya Yesu, amen.